urugero yatanze kugeza n'ubwo abamukunda bamushimira Imana, abatamukunda bamwigiraho. Uw'Imana yahisemo, uw'Imana yasize akiri mu nda ya mama we, nagira ngo umushimire kuko nibuka njye nari umwana mutoya, nari umwana w'umwangavu kuva mfite imyaka muri 1991, 92, 93 nakuze bambwira ko bazanca amaguru, bakambwira ko bazanca kabiri. Iyo ni experience yanjye. Ngiye kwiga bamvugiriza induru bakambwira ko bazanca kabiri. Njyewe byaranyuzima bwanjye bwose. Naje hano mu Burayi nibagirwa ikinyarwanda kirahanagurika mu mutwe neza kubera ko ibikomere nta muntu narigeze mbibwira, nta naho kubivugira nari mfite. We aho najyaga hose barampigaga, aho najyaga hose baranyuga ngo byambayeho ibi n'ibi, ngo mbese njyewe ndi iki, ngo mbese njye nabonaga nkura ngira metero 120 bakamvugira isinduro 75 bakamvugira. Ababyeyi b'intwari mujye mubwiza abana banyu ukuri. Niba waramwadobuse ubimubwire, niba warashatse umugabo utwite akaba we atari se ubimubwire, niba uzaba umukuyeho umutwaro uremereye cyane. Tekereza Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Levita Mahirwe Maria Assumpta, ngiye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Muri uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kuko turi mu gihe cyo kwibuka. Nagira ngo dusangire ijambo Imana yashyize mu mutima n'amagambo make cyane. Tumaze ukwezi twibuka inzirakarengane zaguye muri jenoside. Tumaze iminsi twibuka abana b'impinja baguye muri jenoside, abana bakuru, abato, abasore n'inkumi, ababyeyi, abasaza n'abakecuru. Tumaze iminsi twibuka abakozi b'Imana benshi bayobowe n'Umwuka Wera. Muri no minsi cyane muri no minsi icyo dukora nkatwe turi hanze igihugu, dufata iminsi yo gusenga. Dufata iminsi yo gusenga kugira ngo Imana ihe imbaraga Abanyarwanda. Imana yaremye u Rwanda ikarema ijuru n'isi, ikomeze ifashe u Rwanda. Iki gihe uku kwezi kwa kane ibyo Abanyarwanda bibuka, ibyo banyuzemo, nta muntu uwo ari we wese ushobora kubicamo ngo asigare ari muzima. Nagira ngo mbasomere iri jambo, kandi Umunyarwanda aho igihugu cyose yaba arimo, igihugu cyose aho yaba ari hose, uwumva ikinyarwanda ajya afata uku kwezi kwa kane, afate iminsi yo gusenga, asengera u Rwanda, kandi ikindi ashima Imana kuko twasigaye kugira ngo tuvuge yuko iyo Mana ikomeye. Twasigaye kugira ngo dufate abasigaye mu mugongo, twasigaye kugira ngo twiyubake, twerekane ko hari izindi mbaraga zishobora guhagurutsa umuntu mu mukungugu, zishobora guhagurutsa umuntu ubwo Satani avuga ngo yamurangije zikamuhagarika. Njye nkiri umwana, njye nakuze ntazi icyo ndicyo, nakuze ntazi uwundi we, kuko ntabwo narizi uwundi we, ntabwo nari icyo. Ariko aho najyaga hose barampigaga, aho najyaga hose uruhande rwose ngiyemo bakanyirukana, urwo najyamo bakanyirukana. Ariko abo bose mbasabiye umugisha kuko batumye menya Imana, batumye negera Imana, ko naje gusanga Imana ariyo data. Ibi bintu byose bigishije bakaducamo ibice byose, turi abana b'Imana twese ni Imana yaturemye. Niyo mpamvu rero kugira ngo nkubwire ngo wowe utarashaka Imana wishake. Reka dusangire iri jambo hanyuma dukomeze, ntabwo ndivuge byinshi. Mwami Yesu abaha umugisha. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma. Haleluya. Igitabo cy'Abaroma umutwe wa 12 umurongo wa 15 haravuga ngo, hano mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ndasomera ijambo. Haravuga ngo, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Haleluya. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Nagira ngo mpamagare abakristo bose aho bari, waba uri hanze, waba uri hehe, aho ushobora kose, wige kwishimana n'abishima kandi wige kurirana n'abarira.
uwo ni wo mutima Yesu yari afite. Iyo yabonaga abari mu birori, igihe yari mu mubiri yarishimanaga nabo. Yabonaga abarimo barira, nk'ukuntu yagiye kwa Lazaro akabona bashiki be barira, Yesu nawe yararize. Nicyo gihe rero, iki ni igihe rero cyo kuririra amarorerwa yakorewe u Rwanda, Satani ibyo yakorewe mu Rwanda, kuko ntabwo bari abantu bari babaye ukundi kuntu. Ni igihe cyo kubyibuka turira kandi tunashima Imana, kuko yatweretse ububi bwa Satani. Turira kandi tunashima Imana, kuko yatweretse ko Satani ashobora gufata ikintu icyo ari cyo cyose cyiza akagihindura kibi. Rero Imana yadusigaje kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Imana yadusigaje kugira ngo tuyiheshe icyubahiro, kandi abana batoya tubabwize ukuri. Hari benshi tutaravuga ibyatubayeho, hari benshi tutarabona n'amagambo yo kubivuga, ariko Imana nidufasha natwe tuzatanga ubuhamya. Rwose nkunda cyane kumva buri munyarwanda wese ko yisanzura akavuga ibyamubayeho akaruhuka. Hari benshi bakeneye kuvuga ibyababayeho kugira ngo bakire. Hari n'abumva inkuru z'abandi bagahita bakira. Niyo mpamvu rwose Imana ihe umugisha umuntu wagize igitekerezo cy'uko ibi bintu mu kwa kane abantu tugomba kwibuka kugira ngo abantu benshi bakomeze bakire, kandi tutazigera twibagirwa. Kuko Satani nasanze ahantu hambere yataka ni kuri memoire, agahanagura umuntu mu mutwe ibibi yakoze, undi agahanagura umuntu mu mutwe ibyiza yakoze. Umuntu agakora ibyiza yarangiza akibagirwa ko yabikoze, akumva ko ntacyo cyo. Undi agakora ibibi yarangiza akibagirwa ko yabikoze, noneho agatekereza yuko ashobora kongera kubaho uko abonye, gukora ibyo ashaka. Niyo mpamvu rero ngira ngo mwese mukomeze mwibuke abataravuga nabo, abatarabona amagambo, nzi yuko ari benshi cyane, nabo bazabona amagambo. Icyo nkora nk'umusenzi w'umuhamagaro Imana yahamagaye kugira ngo nsengere u Rwanda, nagira ngo mukomere kandi mushikame. Imana irabakunda. Uyu mwanya umukuru w'igihugu nyakubahwa Kagame Paul, ndagira ngo mushimire ubutwari yagize, mushimire kuba yaremeye umuhamagaro we, mushimire kuba yarahagaze agashikama igihe byari bikomeye. Haleluya. Mushimire kuko kugeza n'ubu amakuru Imana imutangaho ni amakuru meza, kuko Imana ntabwo irabona uwo kumusimbura. Umunsi ni uko Imana ikimwishimiye kandi yishima umurimo arimo akora. Nagira ngo nk'umusenzi Imana ihamagarire abasenzi bose bakomeze basenge. Ubwo uyu nyakubahwa Perezida Paul Kagame azaba yarangije uyu murimo, Imana izamuhe ibihembo by'umurimo yakoze, by'umurimo yavunikiye, kuko yakoze imirimo myinshi, yakoze urugero yatanze, kugeza n'ubwo abamukunda bamushimira Imana, ariko noneho n'abatamukunda bamwigiraho. Uw'Imana yahisemo, uw'Imana yasize akiri mu nda ya mama we, nagira ngo mushimire, kuko nibuka njye nari umwana mutoya, nari umwana w'umwangavu, kuva mfite imyaka 13 muri 1991, 1992, 1993, nakuze bambwira ko bazanca amaguru, bakambwira ko bazanca kabiri. Iyo ni experience yanjye. Nta muntu nari mfite wo kubaza ngo ni kubera iki. Aho nyuze hose iyo ngiye kwiga bamvugiriza induru bakambwira ko bazanca kabiri. Njyewe byaranyafekse ubuzima bwanjye bwose. Naje hano mu Burayi nibagirwa ikinyarwanda, kirahanagurika mu mutwe neza, kubera ko ibikomere nazanye mvuye mu Rwanda nta muntu narigeze mbibwira, kuko nanjye ntabwo nari nzi uwo ndi we. Aho najyaga hose barampigaga, aho najyaga hose baranyirukanaga. Arigeraga mu rugo nta kintu washobora kuvuga ngo byambayeho ibi n'ibi, ngo mbese njyewe ndi iki, ngo mbese njye nabonaga nkura gira 1.70 bakamvugiriza induru, 75 bakamvugiriza induru, gira 1.80 bambura. Ariko abatazi Imana nibo banenga icyo Imana yaremye, bakagerageza kuvuga ngo icyo ngicyo Imana yaremye ngo mbese ngo yaribeshe. Ariko abazi ubwenge bw'Imana, iyo babonye icyo Imana yaremye bakabona batacyumva neza, bacaho bakihitira cyangwa bakakibyaza umusaruro. Haleluya.
Njyewe rero nabonye benshi bafite ubuhamya busa n'ubwanjye, ariko buri muntu yagize experience ye, buri muntu yagize ibikomere bye. Niyo mpamvu buri muntu wese afite uburenganzira bwose kwibohora umutima akavuga ibyamubayeho, agahumeka, akabisangiza n'abandi. Abenshi barabyumva bagakira, abandi babyumva bakihana, abandi babyumva ntibabiha agaciro, ariko uwo bigiriye akamaro ntabwo ari ubyumva gusa, n'ubivuga akabivana mu mutima nawe bimugira akamaro. Hari ibintu byinshi twabuze uko twaha amazina. Umwana akura bakamubwira ngo agomba gupfa, ukajya muri famiye yawe ukaba udashobora kugira uwubaza, n'abo mwavukanye bakakureba bakakubwira ati ariko wowe umenye uri iki n'iki. Benshi byababayeho, ukaba utabaza umubyeyi wawe uti mbese njyewe n'iki. Njyewe nigeze kwihisha ndagenda njya kureba mu byangombwa, mu byangombwa ni ukuri ngo njyewe nirebere neza. Bya byangombwa bya kera mba numva ntashaka kuvuga izina, bandikagamo bakandika ngo uyu nguyu n'iki, ngo uyu nguyu n'iki. Ibiriya byangombwa byinshi byari fake, ariko ADN, uzi icyo bita ADN ntabwo ishobora kuba falsifiye, ADN ntabwo ishobora kuba fake. Ushobora kwandika ku rupapuro ikintu ariko amaraso, ADN ntabwo ishobora kuba falsifiye. Nagira ngo muri aka kanya gato mfashe mpamagarire ababyeyi b'Abanyarwanda, mubwize abana banyu ukuri. Twebwe twakuze dukomeretse kuko ntabwo twari tuzi iyo tuva n'iyo tujya, ntabwo twari tuzi ngo turi iki. Ariko ADN ntabwo ushobora kuyihisha, ADN ntabwo ishobora guhinduka. Niyo mpamvu twese turi Abanyarwanda, ariko kugira ngo ibyabaye ndabasabye mubwize abana banyu ukuri, kugira ngo umwana azakure azi ko agomba kwifata, umwana azakure azi icyo agomba gutekereza. Kugeza n'ubu ngubu generasiyo yacu twe twari dufite imyaka 14, 15, icyo gihe igihe personality yacu yari irimo yiforuma, ukabura umuntu wakubwira ikintu kizima uri iki. Nta fitiri twari dufite, twakuze turi bishushungwa, twiga amashuri turi bishushungwa, turangiza amashuri turi bishushungwa, dutangira gukoresha amaprofesiyo yacu turi bishushungwa. Ari ikintu kigenda inyuma, mw'imbere ari umuntu, nta muntu urimo, uretse ko twahuye na Yesu akatubwira ati mwebwe ntabwo ibyari byo byose muri abana banje, mwebwe muri abana banje. Niyo mpamvu nagira ngo mpamagarira ababyeyi b'intwari, mujye mubwiza abana banyu ukuri. Niba waramwadobuse ubimubwire, niba warashatse umugabo utwite akaba atari se ubimubwire, niba waramutoraguye ubimubwire. Uzaba umufashije, uzaba umukuyeho umutwaro uremereye cyane. Tekereza segonderi utazi uwo uriwe, ukiga university utazi uwo uriwe, ukura indege utazi uwo uriwe, ugakuramo amantereprise atandukanye utazi uwo uriwe. Wajya kubyuka harimo n'abamenye barameze imvi, bakakubwira ngo wowe ngura iki n'iki, uri n'uyu. Tekereza, uhita wibuka impamvu utamenyaga ibintu byinshi byakubagaho, ugahita wibuka impamvu hari ahantu henshi wajyaga utaragombaga kuhajya, wibuka impamvu hari ibintu wakunda ukaberwa impamvu bikunda, ujya wibuka impamvu hari ibintu utakundaga ukayoberwa impamvu utabikunda. Ni ukuri mu izina ry'umwana wacu Yesu Kristo, muri iyi jenoside turimo twibuka umwaka wa 2028, nagira ngo nsabe ababyeyi mufate responsabilité kubwiza abana banyu ukuri. Mubabwire story zabo, mubabwire uko babayeho, bizabakomeza, bizatuma bakomera, bizatuma bajijuka, bizatuma bashobora no gufata decision
y'ubuzima bwabo, kugira ngo abana bakure bari mu gihe twe twakuriye mu gihe. Ngiye uzi impamvu nibagiye ikinyarwanda, nagize ino kirahanagurika neza. Mu Rwanda sinakivugaga, nari mfite ubwoba bwo kuvuga, kuko aho najyaga barambazaga bati uturuka hehe, nkabirwa icyo nasubiza. Aho ngiye bakanyirukana, urundi ruhande najya mu majyepfo bakanyirukana, najya mu majyaruguru bakanyirukana, nagera mu majyepfo nkavuga simvuge nk'abo mu majyepfo, nkabirwa icyo mvuga. Nagera mu majyaruguru mvuge nk'abo mu majyaruguru, nkabirwa icyo mvuga. Nageze hano muri Espagne, noneho bambaza ngo ndi wahehe, ukabura icyo mvuga, ndi icyo mvuga. Aho najyaga njya gushaka akazi, bajyaga bareba CV yanjye bakabona handitse ngo ndi umunyarwanda. N'ubu ngubu nta niyo ngikeneye, mbaho kimwe n'abafite nationality. Kubera iki mu gihugu cyanjye ntabwo nigeze numva ko ndi umunyarwanda. Nakuze ntazi icyo ndicyo, nakuze ntazi icyo ndicyo. Niyo mpamvu bahamagaye kugira ngo mubwize abana banyu ukuri. Bizatuma biga neza, bizatuma bagira ingo nziza, bizatuma bashobora gukora akazi kabo neza. Kugeza n'ubu inkuba yarankubitaga iyo najyaga nshaka akazi. Nagera hano natanga CV yanjye, basoma ngo u Rwanda, bagahita bavuga ngo cya gihugu ngo cya gihugu cyamenetsemo amaraso menshi. Bagahita bandeba abazungu, ukabona bashishura meza. Uzi icyo natekerezaga? Nahitaga nari nkiri umwana mfite imyaka 20 bimaze kuyuzuza, bakandeba ukabona bashishura meza 21, 22. Uzi icyo natekerezaga ngo maguru mvana hano, mva ndashaka kwiruka, kandi nagiye gushaka akazi. Kugeza icyo gihe ntabwo nari nzi uwo ndiwe, ntabwo nari nzi icyo ndicyo. Kugeza ubwo nihuriye na Yesu. Yesu aramfata ajyana iyo kure, ambwira ADN yanjye yariyo, ambwira uko yandemye, ambwira impamvu yanzanye hano ku isi. Uyu munsi hari benshi barimo barira kuko batazi abariho kugeza n'uyu munsi. Harimo abarimo barira kuko batazi n'ibyababayeho, ariko ndabahamagariye muzashaka umwuka wera mumuganirize. Nimuganira na mwuka wera, wababonye muva mu nda ya mama wanyu, azabakiza ibikomere ibyo ari byo byose. Azababwira ukuri, impamvu mwasigaye, impamvu yabazanye hano ku isi. Ni ukuri muzakomera kandi muzakira. Yesu arabakunda, Yesu arabakunda. Nagiye gushaka indabo muri jardin naturelle. Nubwo zaguye zimwe, izi ndabo ndashaka kuziha ababyeyi bose, abasore n'inkumi, abana batoya babuze ababo muri jenoside. Jewe najyaga ngasenga ngo bazandase isasu, kuko bahoraga bambwira ngo bazaca kabiri, ngo bazaca amaguru, ngo bazaca kabiri. Nahuraga uko naryamaga, uko nabyukaga, numvaga imipanga irimo kunca amaguru. Ubwo babaye ndabubana psychologically, narabubanye. Uwo baciye amaguru ndamusengeye mu izina rya Yesu, ngo Imana nyuma yo gukomera uwo bagiriye nawe ubugome bwose bwakozwe, mwese ndabasengeye mu izina rya Yesu, ngo Imana ibahe gukomera. Gusenga ntabwo ari ukuvuga amagambo menshi, ahubwo amasengesho y'abera niyo yaba ari amagambo abiri agera ku Mana. Nongeye gusabira nyakubahwa Perezida Kagame, utarahise ko gufata ubumenyi n'ubwenge yari afite ngo abe umucuruzi, abe umukire, abe yikorera amafaranga, yibere mu mahanga nk'abandi bose. Arye abyibuhe, yicare, yirebera abana be, akemera, agahara amagara, akasiga byose, akaza akemera umuhamagaro Imana yamuhamagariye kuva akiri uruhinja. Niba hari umusenzi utamuzi, azapfukame asenge, abaza Imana yamuhamagaye. Ese ngo ninde? Ese iyo Mana yo mu ijuru rero niyo imurinze. Icyo nsaba Imana ni ukugira ngo amapeti yose afite hano ku isi nagera mu ijuru azayasange, azinjire mu ijuru. Umunsi azataha
impundu zivuga, abamarayika bakoma amashi, Yesu anezerewe avuga ngo injira mugaragu mwiza, mu bike naguhaye waranyumviye. Utarasoma Bibiliya ntabwo ashobora kumva uko Imana ihamagara abami. Imana ihamagara abami ikabacisha mu bikomeye, abo bashaka kurisika ubuzima bwabo, nabo bakabona ubuzima bwa benshi butakarira muri iyo nzira, ariko umuhamagaro uba ari umuhamagaro. Nshimire bene data, abasenzi, abafite umuhamagaro w'abasenzi ku isi hose, bakomeje gusengera ibihugu byose. Dukomeje gusengera ibihugu byose byo muri Afurika, abayobozi babyo bose, abo Imana yahagurukije bose, dukomeje kubasengera kugira ngo Umwami Yesu Kristo abakomeze kandi Umwuka Wera abayobore. Buri muntu n'umuhamagaro we, uwo ari wo wose, no kuyobora, abahamagariwe kuyobora babikore neza. Buri muntu nagera imbere y'Imana, Imana izamubaza ibyo yamuhaye n'ibyo yamutumye. Mu ijuru nta madini abayo, mu ijuru nta madini abayo. Mu ijuru abazagerayo n'abazaba bararangije umurimo wabo neza, uko byaba kose, uko byagenda kose. Uzaba wararangije umurimo we neza, niwe uzabona ibyo bihembo. Ndashima Yesu ko akomeje kurinda abanyarwanda. Natwe abari hanze mujya mudusengera, kuko muri uku kwa kane iyo hageze ni ukuri ububabare butugeraho, ariko nagira ngo ni ukuri dukomezanye urugendo kandi dushima Imana, twubakana. Umunyarwanda aho ariho hose ifate neza, aheshe igihugu cye icyubahiro, ate gukoza igihugu cye isoni. Hari ikintu Imana yaduhaye cyitwa kirazira, icyo Imana yagihaye u Rwanda. Hari ibindi bihugu biba bifite kirazira itandukanye n'iyacu, ariko iyacu turayizi. Kirazira, kirazira. Ubu ni wo murage Imana yaduhaye. Dukomeze twubahe abo turi bo, twubahe Imana yatugize abo turi bo. Umwami Yesu Kristo abaha umugisha. Izi ndabo nizo abana bose batashye muri jenoside bavuga batazi n'ibyabaye, batazi n'icyo bazira. Nzi ko Imana yabakiriye bose abo bana, kuko barabaziranenge. Abana bose batashye mu ntambara batazi impamvu. Njya nibaza cyane kuri ba bana bajijutse mu migongo ya ba mama wabo, mu bari wabo babyeyi. Abo bose ababyeyi babo bose, tujye dukomeza kubasengera ngo Imana ibahe imbaraga, ibahe gukomera. Izi ndabo iyo mba ndi mu Rwanda nari kugenda nkazishyira ahantu abandi bazishyira aho bibukira mu kwa kane, ariko ntabwo nshoboye kubikora. Ariko mu buryo bwo mu mwuka ndaziba nzishyizeho, uburyo wo mu mwuka nzishyizeho, ko twese uko Imana yaduhamagaye muri iki gihe, uko Imana yaturinze kugira ngo tutahirize umugozi umwe. Indabo ziri natirere niciriye hariya hano mu Burayi, aba muri etaje nta majaride tugira, ariko nashatse indabo ziri natirere. Babwire yuko icyangombwa ni mu mutima. Yesu Kristo abaha umugisha.